nka challenge nagiye ntsinda ngavuga wayi mama wanjye atakiriho mugure n'icyo gitenge basi mwereke ibya binakoraga kera ko baravuga ati what you plant now you will harvest later urumva bya binakoraga hasoringa gukora ibiki n'ibiki nibyo biri kugenda bimu umusaruro from now wenda ubu ntabwo nyivunika nka mbere cyane urumva rero papa niwe abanje gupfa urumva niwe yitabye Imana mbere 2014 niga mu wa 4 ejo bundi 2018 urumva mubone nari nsigaranye avuga wenda ibyo nakoreye papa cyabuzima atabanye ngomba kubana mu wanjye ko naramukundaga cyane pe nawe ararwara ugerageza kwihangana ku bintu byose bikora byarano byageze burano wo kuba bakumuhanda najya nko gusushitange ngacunga bwije ngahita marara saa sita ngajya gusura abantu batetse ngahita ndya byageze no kubona igiceri cy'ijana bari danje cika intege ndavuga se mve mu ishuri niyahure bireba muri miroir hari abantu bakunda kuvuga ngo hari abastari bakomeye usa nabo Bruno Mars Chris Brown hari undi ni Justin Bieber nibyo usa nabo cyangwa basa nabo Yo, right about now, my people. This is Alvina Cynican of the mic, the good girl in the city queen muri business, and this is Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Benshi mujya mwibaza iryo jambo njya mvuga bivuga ngo bibemo cyangwa se ubivemo tubimenye ko bivuyemo. Nimukundi channel kanda kuri like, kuri comment, kuri share, kuri subscribe, kuri notification button kugira ngo ukomeze ukurikire ibikorwa byacu. Uyu munsi ntago njya mbasondeka nabazaniye bita Jojo Breezy legend twanari mwita kuko amaze hafi imyaka 10 irenga ari mu kubyina abyina imbyino zitandukanye yakoze ama challenges yagiye atsinda ibihembo bikomeza Itel MTN yabyiniye aba icon muzi ba The Ben Dani Vumbi igisupusupu benshi na benshi ari buze kubibwira uyu munsi mumenye kurusha mumenye ubuzima bwe mumenye ese wajya babara ese ahora yishimye yibyinira ni gute bimeze benshi mujya munavuga ngo mubona atari umunyarwanda turashaka kumenya ese ni umunyarwanda cyangwa ni bya bindi bya mukorogo bimeze bite nanjye nibwo ngiye kubimenya kurushaho ariko mutuzi muka video namwegereye quarantine ni mukunda ndirimbo ya Diamond Platnumz reka tukunomfeshe gato Jojo let's go 1 2 3 go shami quarantine 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 what's a quarantine 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 yeah to the right to the left 1 2 3 4 then nay that's right do the wako Legacy TV yeah me people reka tangira bibwira mwese mukurikiye Legacy TV ikaze Jojo ya murakoze cyane amazina yawe nayahe ubundi mu byukuri ya amazina yanjye nyayo ni ababyeyi banyise ni Murego Joseph Murego Joseph ni mazina yanjye nyayo ariko stage name cyangwa like izina ry'akazano bazi ry'ububyinnyi Jojo Breezy yes. Hanyuma Breezy imbizi kuri Chris Brown cyangwa abafana be ba team ya Chris Brown nawe uri umufana we cyangwa ni ibintu byaje gutyo gusa actually nyine mbere nakundaga ibyo kubyina nyibitangira icyo gihe Chris Brown yaragezweho urumva namukundaga cyane kandi buri abantu wenda Chris Brown yiwe ni Breezy urumva muri school urumva nitwaga Joseph ariko arukuna abakobwa bajyaga bahino tuzina nyine Jojo utuntu banyitaga Jojo kuko nakunda Chris Brown tavuga ariko nongeho Breezy si byakunda nuko Jojo Breezy byaje nkunda na Chris Brown yambitangira gutyo iragenda rafatisha ndavuga narikoresha nyine ya hanyuma uravuze ngo high school misingira amatsiko hari abantu bajyakeka ko ababyinnyi mutizi nanjye ndi umubyinnyi kazi ubahwe mo hagati muri parenthesis ubwo mpitse mbyibaza rero wowe kubgawe ku giti cyawe wiza amashuri angahe wagarukiye he bimeze gute ubundi nge nize primary à la Colombière nono troncome nigana gutya i Bugesera ya superieur niga mu kigo cyitwa Pade narangije high school kubera ibindi staff z'ubuzima sinakomeza university navuga ko mfite amashuri yisumbuye urumva wowe uri muri bababyinnyi bagize amahirwe yo kubasha no kwiga yanjye ndarize afite na diplome yanjye nziza kabisa waratsindaga cyangwa ahubwo nicyo kindi kintu kiri ku ruhande abantu batajya bamenya njye nabago wa mbere mu ishuri nyine ni ibintu bikomeye kuba wa mbere ni nyine biri grateful ariko noneho kubabyinnyi urabizi nyine kubera uri busy urepeta uri mu by'amapati ariko njye nabasha nyine kubikora neza byose nkabikora fresh njye nabago wa mbere mu ishuri kabisa kubera
guhera nka siniyatu ya uyu ahubwo mpise nanabyibuka umuntu ugeze kubimbwiraho gutyo Jojo avuga ati kuri Jojo Breezy ngiye muzi mu ishuri yabaga uwa mbere usa nk'ikintu kibigaragaza waba ubitse nk'ahantu mfite amabirete mu rugo sinjyana nazibura zazifoto bazisiremo oya nigeze no kuzipostinga abantu ariko misha izina ryanjye ntabwo nashaka kurishyiraho abantu bavuga ati ngo nafashe birete ndayipostinga ariko nk'abana twiganye ya they know abantu banzi barabizi ya barabizi kabisa ko na performingaga neza mu ishuri ngiye ikintu cyose nkoze maranira kuba the first definitely mpitana nibaza ukuntu wambaye neza thank you so much hanyuma ufite umuntu kwambika ni wowe wihitiramo imyenda ugiye kwambara bitewe nawe ugiye bigenda gute ya ibintu by'akazi cya like ibintu byo kuri spotlight ufite umutipe witwa Starboy designer no wishinzwe n'unyitaho no like ibintu biri simple gutya usanzwe cyangwa hano like nyine mu kagahunda ndiyambika nyine yakuyira umubyinnyi ufitemo n'ikintu nyine uri nk'umustylish nyine urabiza nyine abari swag ya swag uzi ikintu like cyiza yandi aranje nyine ngavuga ati reka nse neza nyine ntabwo bigoranye cyane nyine urabipanga fresh mitana naboneraho ukuntu wambaye ibikomo byinshi ndumva uri mu bantu nshobora kwambonanye uri nk'uwa gatatu cyangwa wa kabiri kuki ibi bikomo byinshi bivuga iki kuri wowe kuko ntibisanzwe ku muhungu we nimbizi ku bakobwa bitaka cyangwa bagataka amaguru wowe ibikomo ni iyihe gahunda bifite byose bigiye bisobanura nyine like bigiye bifite ikintu bisobanuye nyine ariko ibintu byinshi ari utwo niguriye ari n'utundi bagenda mama gift ya ariko nk'iri ribanza ni idarapo rya Belgium you know black yellow na red nyine kuko ubundi nyine igihugu cy'Ububirigi ariko nanone ubu bururu n'umutuku kumva n'umweru bijye bivanze ni ikindi gihugu cyitwa Luxembourg nyine gifatanye na Belgium ngaho kiri muri Belgium rero abaye abantu benshi banje abaye n'umuntu ukomeye cyane wanjye kabisa shout out David zari no interview mu kabisa umama kabisa wanjye mwiza ya unamfasha mu buzima bwa buri munsi Jojo buretse gato uravuze Belgium abantu benshi bakunze kuvuga ati Jojo ntago ari umunyarwanda ubwo si wabura umubirigi kandi koko nanjye ndabikeka ntiwabura umubirigi njyewe oya ngende umufaransa papa wanjye yari umunyarwanda ariko mama no muri France ubwo uvuga ngo grand-mère wawe cyangwa nyogokuru wawe oya grand-père papa mama ni umuzungu yari umuwhite ni umufaransa none mama ubyara mama we yari uwo muri Kongo ari umukongomani none ubwo umunyarwanda mama we yari umumetisi njye ruva ndi metisi noir oji uravanze kweli papa yari igikara ari umunyarwanda ariko urumva twakurikije mama cyane even my brother nawe twakurikije mama ubwo n'uvana mama nawe afite ukuntu afite amaraso y'abazungu n'abavukana nyine ntuva papa wawe yari umuzungu ubwo nk'abasestre bawe ubwo ni mu Bufaransa n'icyo gihugu no famille benshi babo uvuga igifaransa nari nyizi kera kubera ukuntu twaje muri systeme anglophone narakibagiye ariko ndacyumva ushobora kuvuga ibintu nkabyumva nuko n'igiswahili nacyo ndacyumva ukivuga nicyo kibazo okay reka nkubwaka tu es bien habillé merci beaucoup Kondo ni nubyumvise. Bambwiye ngo nambaye neza. Urabyumva ndabyumva kubivuga wenda medicine ko ari ibintu byoroshye ariko kubivuga ariko ndashaka kuzongera kuraninga nyine kikagaruka ko gutyo umuntu ari kugenda akora ibintu biba international ushaka kubona opportunity yo kuba najya hanze wenda no muri icyo gihugu bavuga igifaransa rero mva ngomba kongera kubisubiramo ukakimenya kurushaho hanyuma Jojo Breezy uzwi nk'umuntu umaze kuzamuka kandi mu buryo bugaragara yaba ari kuri platform yawe kuba ufite aba followers benshi cyane ababyinnyi bo mu Rwanda duhere mu Rwanda kuko niho turi usanga benshi bafite aba followers baringaniye ariko ukabona umuntu afite aba followers ibihumbi 40 kuzamura burya bafite ahantu heza agera hanyuma icyo kintu cyo kugira abo bafana ni kubera ibikorwa ukora no kubera abo bastari wagiye ubyinira bagiye bakomakomeye ni gute byaje kuba uba icon niko navuga cyangwa legend mu gikorwa ukora okay navuga ko cyane ibintu umuntu aba appreciating every day nge navuga ko Instagram ngomaze kugira no 40 bankurikira nabana bari benshi urumva nk'afi stade amore ebyiri zenda kuzura nyine ya kumva nabantu benshi cyane baba bagukurikira every day ikintu cyose washyiraho navuga ko ni bino by'ama challenge twazanye kuko I am in the one twazanye ibintu byo gukora ama challenge mu Rwanda dukora indirimbo zitandukanye
yanjye with my boy Titi Brown ndi mubyinnyi inshuti yanjye nawe dukorana cyane dukumva rero urumva kuno tugenda dukora abanzi bo muri Nigeria ba Emialade benshi ba Diamond muri wasafanze bagenda gushyira nari amapage yo muri Europe y'ababyinnyi za Chop Daily za ariya yose nyine bagenda gushyira bikazamuka natwe umuntu agakomeza gukora navuga ko ari gukora neza kuko nanga najya ngo no gukora video nyinshi ariko nabandi babyinnyi barazikora ahubwo no gukora video nziza ukamenya nicyo abanyarwanda bashaka ko miliyoni 13 nyinshi ntabwo apfa gukora ibintu gutyo nyine rero nuko umuntu yagiye azamuka kandi hari yamba ndi sinakirara cyangwa nuzi yamba ashaka kugera nanjye mu one hani nkabana za verified ariko byose ni step no gukora cyane kandi ibintu byiza kamenya n'icyo abantu bashaka navuga ko ndi aho ngeze ndayishimiye nyine kuko ni ibintu bikomeye cyane kubona umubyinnyi ubundi abanzi niho bakunda kugira abantu benshi ariko kubera dance igenda itera imbere bigenda biza even na za TikTok na za YouTube kuri all social platforms zose nyine y'abantu bagenda baza kandi baduha motivation yo gukora cyane aho hantu mise mbyibaza uko biri kose ni imyaka y'ibikorwa udahagarara aho ngaho hahitazamo noneho story yawe y'ukuntu watangiye ngo winjire mu gikorwa misingira amatsiko Jojo Breezy bakuzi nk'umu icon abantu banakubona aho uhuye nawe ti Jojo Breezy mu Rwanda ninde ubyina ni Titi Brown Jojo Breezy nta bandi tuzi hari abandi se bahari kandi mu byukuri bahari nta myanya bagira nta myanya aho ngo bitanibaza cyane ni gute watangiye kumubyinnyi gute byaje gute wabitekereje ute mu karejime gato ubundi byaje biti navuga ko kubyina nigaga muri high school cyo 2011 nigaga muri sinari ndakana ko ngiye kera mbere nakinaga football nakinaga umupira w'amaguru no kuri stade nari nzi n'umupira ko ngiye buriya ngira esprit ikintu cyose ngiyemo ngishyira imbaraga n'ubu ngubu ibintu byo kubyina mbiretse nkakizwa n'ubundi ndakijijwe ariko wenda nkaba nka pasteur ndumiwe ko najya manura urumva ngiye ikintu ngiyemo nishyira imbaraga zawe umutima wanjye ibintu byanjye byose nyine rero urumva abana twahuriyo nkazamura ukuntu babyina urumva ngiye twabanaga muri dorotwari imwe nyine byari by'amadoro zo muri interna nyine nkazabona abana bambara neza njye nabaga niyambariye godiyo ngiye kwikinira bagenda babinkundisha gutyo n'abana babaga inyamirambo nyine bitangira gutyo kera nyine twibyina ngo amajeke amadagi utuntu tworoshye nyine none superieri nza kujya kwiga ku kindi kigo murarero n'abana babyina mu professional nyine dance crews rero nibo bahise babinshyiramo ngenda mbikora urumva ngiye byatangiye byo kwishimisha umuntu ashaka kwitwikira ariko mbona talent anajyana mbwa you can do this urabishoboye bizamuka gutyo mbihinduka mbigize professional bihinduka yabaye akazi kanjye ka buri munsi hanyuma akazi ka buri munsi nuko wari ubuza handi wakura amaramuko se nuko ari byo wakoraga neza kurumva ikintu cyose ugiyemo uba successful urakikora neza kuki ari cyo wahise uvuga uti niyo maramuka wanjye nzajya byuka ndi umubyinnyi nta kindi kintu nkora ku ruhande navuga ko urumva ngenda high school 2K16 2K17 nibwo urumva iyo myaka yose igiye iri imbere nabyinaga mu bigo by'amashuri cyangwa ntago nyibara cyane ubundi 2K17 cyangwa 16 no nangira kubara nyine nibwo urumva nyira high school urumva iyo uri umunyeshuri ari kuri umushomeri urumva nabuze akazi ndavuga ni iki kintu nakora kubera icyo gihe nabyinaga ndavuga none bino bintu ngora byo kubyina ni gute nabikora nkabyaza umusaruro kurabona mu Rwanda yishyizemo ko kubyina ngo nta mafaranga bibamo icyo gihe nibwo natangiye kujoininga amakuru akomeye atandukanye abona ibiraka afite connection n'izo platform zikomeye yangenda mbitangira gutyo gake gake nakora ikiraka ba mu 2020 ndavuga bino bintu byashoboka nyamara nanya kwigura agakweto kwimenyera imyenda urumva ajemo na bad like bad history nakaza ababyeyi bombi urumva ngera no kwimenya urumva icyo gihe ntabwo kubizanamo blague byayo no usanga abandi babyinyi aza mu bya dancing kubera ngo arashaka fame abakobwa ibiki kumenyekana cyane se avuga ngomba kubikora ngatera imbere nanjye nkiteza imbere no kubyina nyine bigatera imbere ubwo nuvuga ngo amaramuko yawe yari ukubyina nta kindi kintu akandi kazi nakoraga pe ukumva nahise mbigira serious ntangira kubikora gutyo bigenda biza mbere urumva nabanaga n'abantu benshi nyine ariko uko nagiye nera imbere last year nibwo natangiye kwibana ngenda nera imbere mu buryo bwose bufatika uri mu bw'imibyinire uko kugenda ubyina imyaka myinshi niko skills zo kubyina bigenda byongera no ku performinga no buzima busanzwe ku mibereho financial bigenda biza nyine
paka from now nyine dancing hari ikintu uvuze abantu benshi cyane nkeka ko ndumva narigeze no kubona ayo makuru mu buryo mu cyubahiro cyawe no mu cyubahiro cye nabonye yarapfushije mama wawe igihe dubaciyemo nk'umwaka ni 2 years hanyuma ndi kwibaza no kuvuga ngo icyo gihe cyose wakoraga kubyina ukiva muri high school mama yari aharabizi kubikora koko urabona ngiye papa wanjye ntabwo yakundaga ibintu byo kubyina cyane namereho gato kuri papa kuko urabona papa wanjye yari umu-engineer akoraga ibintu nyine by'ubwubatsi amamashini n'ibyo bya technical and mechanical nyine stuffs noneho urumva kandi nakunda kubyina kuva kera albina urabizi yarye twajya dura za Nyamirambo buri wese ari gupagasa mu byo kubyina nyine rero papa yadushyiraga muri by'ishuri cyane kandi koko n'ibyo education ni nziza no kuba turi kuganira gutya no kubera uburere narize rero urumva mama yumva yari imbere nk'abazungu no muri high school no nabyinye bure n'abantu bajya vuga se inkomoko yo kubyina nabikuye ni ibintu nyine biba binakurikira mama yajyaga byina kera nyine kubwa Michael Jackson yarabakundaga hari n'igihe mu rugo twagiye dukora freestyle mama wanjye kwera na nyine yarirekuraga tukana ama freestyle yaba Michael Jackson break dance urumva mama yajya akikira akamudu franga ngajya gukora amakava nkabona transport ariko papa byanga yanga ibintu by'abastari ibintu by'imisatsi none from now nibyo binunze kumva ariko mama nawe akamwereka umwana ajya kuri ikintu ashaka if niba ari talent ye mureke ariko naho yajyaga yicara akabitekera ko se umwana wanjye bino bintu bitinjiza kumva kera kubyina nta mafaranga byabaga ari ambiance gusa yari kubikunda urukumva niyo mpamvu ari nka challenge nagiye ntsindira ngavuga wayi mama wanjye atakiriho umugure n'icyo gitenge basi mwereke ibya binakoraga kera ko baravuga ati what you plant now you will harvest later urumva bya binakoraga asoringa gukora ibiki n'ibiki nibyo biri kugenda mu musaruro from now wenda ubu ntabwo nyivunika nka mbere cyane urumva rero papa niwe abanje gupfa urumva niwe yitabye Imana mbere 2014 niga mu wa 4 ejo bundi 2018 urumva mubone nari nsigaranye avuga wenda ibyo nakoreye papa cyabuzima tabanye ngomba kubana mu wanjye ko naramukundaga cyane pe nawe ararwara uvuga ngo papa ariko icyo gihe atabaruka yarabizi kubirimo koko kubikunda kubyina ariko urumva ibintu by'ishuri urumva akimara gupfa dadi ubuzima bwahise winduka urumva kera twari turi abakire cyane ariko agipfa ubuzima bwahise winduka utangira guhasoringa murumva babona ari akazi yageraga ari umuntu usenga cyane ariko after that urumva mama na brother yanjye arjyaga abona turakana mfite mukuru wanjye umwe bagafatanya nanjye nkabafasha ngiye nafashe risk njya no kubyina mu kabari bino byo kubyina mu night club icyo kintu ahubwo Jojo utaragira aho hantu mise nibaza ubwo no kuvanga igihe wabanaga na mama ubana na brother mwese muri gushaka ubuzima kuko bwahindutse ese ntihajemo ikintu cyo kucika intege uvuga utari ko se ubundi ibi bintu ngerekana nabireke se n'ubundi papa avuga nige ndeka nshakisha uburyo nigamo kuki utahise uvuga uti reka nige gusa ibyo kubyina reka mbireke albina ngewe nabagwa mbere mu ishuri abantu byageze kwiga muri Minervare famille ibintu byo kumfasha birahagarara yaragufashaga se famille bwo gake nyine birawo ariko harigiye hajemo abantu ba sponsor abantu bafasha batandukanye rero biragenda biranyafecta cyane ndavuga kwiga gutya muri aso ndavuga university nabonye namuntu utameze no gukomeza university ndavuga kujya nige mu buzima bugoye cyane nafite amafaranga ajije reka nzege mfite amafaranga rero na indi choice nari mfite ndavuga kujya njye mu biyobyabwenge urabizi kubura umubyaro ukuntu utushishira mu biyobyabwenge ukajya mu burayi ugatangira mu byo gusabiriza ndavuga reka nkoresha talent yanjye urumva ari ukubyina none urumva none mbikore ndebe uko nabona amafaranga njya kubyina mu kabari nyine ko mu kabari abamo amafaranga ibintu biti ikimansuro nyine aranakoraga gutyo ukuntu njyayo najya gukora aho ngaho n'akabari kitwa Top Chief no nabyiniraga bandahaza nyuma nabyo mbivamo nangira ibintu byo gukata amatike ku muryango nibyo namona nyine bifite n'amafaranga nabyo mbivamo mama Akimara gupfa afite arumva mama yabaga Kicukiro ngiye rumva nabanje kuba Nyamirambo za Kimisagara nyuma ngigikora urumva nagiye mbana benshi kubera live kuko ubuzima bukujyanye niho ujya yo windutse ugomba guhinduka nabwo urumva nahindi umwana w'umukire ubona everything papa ari umu-engineer ukomeye hano mu Rwanda turi abakire nyine twabaga Kicukiro nta kintu na kimwe mbuze ariko urumva life yose yahinduka ibintu byose baragurisha nta muntu twitaye urumva twishakamo ibisubizo rero 2018 amafaranga yose dufarana nabonaga noherezaga mama wanjye nabikoraga kubera mama wanjye ntabwo ariko yabantu kubikunda cyane 2018 arwaye yapfuye mitambireka none ibyo kubyina ndeka kubigira akazi mitabonye kubijyana noneho
professional lifestyle kuko birabyo kubyina mu kabari aba ari ahantu hamwe ndabona reka none dushyimbaga social media dushaka ama performance tubishyire ku bindi level ubona sinjya muri crew y'abatipe twa More Stars twabyinanaga nyine bitanze kuba Kacyiru umva hose nagira ubundi buzima nimaze kwiyakira ko mama wanjye naramukundaga kumubura ni ibintu nyine byanushije cyane kubyakira byarangoye urumva papa we nayo nyirimo n'umwana ukuntu ngenda mbyakira ariko mama ari amateka twagiranye na love connection twajyanye nyiri umwana ko twigeze kubana 5 years atabana na papa nyine baramufunze birabyakira nyine by'abanyarwanda n'abakongomani batumvikanaga nyine abana na brother wanjye urumva imyaka tutabona urumva nakuze mukunda bambyara baramubaze kumubura ni ibintu byangoye ariko ndavuga byose bakwera impamvu ahubwo ngomba gukora cyane kujya naho bari bazavuga ati umuhungu wacu arakomeje arakora cyane rero naje kuba nabo batipe Monsters turakorana 2K19 yose 2K19 yose yarangira 2K20 nibwo navuze let me work alone nyine nangire gukora solo career ahantu hajyamo inama nabwo natangiye kwibana urumva wahise uvuga uti noneho ibintu byose ni kuri nje n'umutwe byose ndabyimenye myself honor kabisa urumva natangiye kwibana mpita najya no gukora solo urumva Albina nari naryemenyera kubana n'abatipe benshi muri ghetto naryemba mu mafamiye atandukanye naryemba atandukanye nari naramenyera byo gushyira hamwe nyine gufashanya rero kwibana byabanje kungora ariko nahereye from zero kuko njye nafitemo aka experience ukuntu nzi ko umuntu ava ku ijana agasubira kuri 0 hasi nzi ko n'umuntu ava hasi akagera on top icyo gihe cyose uhisemo kuba solo uri kuvuga uti kuva muri 0 ukajya ku ijana cyangwa ku ijana kugera hasi ubwo numva ngo wari ugiye gutangira kwishakira iyo ntebe byari bikaze urumva ngewe muri ghetto I like that urumva nabanaga nabo bajama dufite ibintu byinshi ko Albina ari ukuntu bavuga ati ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga urumva iyo mubana muri benshi cyakuzana intebe Albina ukazana imeza undi akazana matera urumva mufatanya kurya kwishyura inzu ntabwo byatumaga amenya ubwenge urumva nawe experience ugenda ukuraho kubana n'abantu ko nagabona stade kimwe ariko nariraraga Albina niyemera kandi umukene no kubona miti ari 100 megabyte urumva no kubona transport yo kuba natega akabike ari danje ariko nagiye kwibana nitekereza nzari mubise uri kumva ubundi by the way nyive ya boro nyuma kuri yanzu nyuma nigeze kwavananya kubana nura mutipe nyene nshitange Titi Brown bura nanga abantu babizi nyakunda kudukompara cyane ngo tudahuza ariko ni muri nshitange twakuranye twakinanye umupira tubyinana ibintu by'Imana bya drama nyuma dutangira na bino biboro nayo twarafashanyije cyane Titi twigeze kubana ngewe ndamwe ati mama Akimara gupfa nabonye amafaranga menshi aransaza ndavuga Titi njya kwibana nanjye niba nibwo tuzatera imbere ko ngiye nyibana na Titi ari ukuntu wenda twiraragamo ukuntu turyoshya Titi dufashanya dukorana ibintu byose nyine Titi ajya kwibana igikondo nge aho kujya nge kwibana baba tipe baranshuka twabyina narwo rukunshuka barabinganije numva birakwiye ko twari tujye kubyina in the same crew nyiva muri akuru minde indi group dutangira kubana no last year oya nako 2K19 no mu kwa 8 mbona Titi atangiye gutera imbere ko urumva icyo isi ko nabasha Silver subira inyamirambo njya kumusaba imbabazi kuko urabona iyo umuntu ari mu bintu byiza abantu barakwifuza musa nabo batwongere tubana avuga ati Jojo nitubana ntabwo tuzatera imbere tuzabimbwa avuga ati wowe genda wibana uzatera imbere ukumva unikurane nibwo kandi avuga afite zanshimira Albina najye ndiba namenya kwishakira amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi no kwishakamo ibisubizo ndakora cyane mura n'umuhanzi The Ben nawe aramfasha cyane mu gutangira supportinze buryo bwa moral bwa financial se cyangwa yabonye nk'ibikorwa The Ben twarandikanye rikava nigeze kumukora indirimbo yitwa Suko nakoresheje ababyinnyi batandukanye hano muri Kigali n'aba star na trendinga arishima cyane ukumva bamuza nawe nyine urumva aje mu Rwanda turahura turaganira nawe Smile aravuga atangira kwikorana kuko urabona aba star benshi bakora solo bo hanze abari umwe yavuga reka ibya group tangiye kwikorana urumva nabyo bibanza kwingora kuva Albina urabizi nabyo ma group menshi banze njye muri group nyinshi mu Rwanda menshi nazengurutsemo rero uva nanjye kubimenyera nanjye kwikorana nabwo nahise nanjye gutsinda ama challenge menshi no kujya mu clip menshi y'abanzi kumva ama challenge nagiye ntsindira nyine yo muri Kenya yo muri za Nigeria nandi hano mu Rwanda nyine no kujya mu clip y'abanzi tunabyina gutyo mu bitaramo
nkagenda nsevinga ko ngenzi gusevinga nyine bigenda bimfasha niyubaka gusevinga ni nk'urugero wenda baguhaye urumva nge nanjye kwibana yereye mu kazi nyine gato mu mafaranga make hakongeye nkagenda nsevinga amafaranga urumva wenda bagoye nka 50 ukabika nkabika nka 20 nkarya 30 ejo bundi nabona ikiraka cy'ijana ko twumva 2020 tangira twabunye ibiraka byinshi ndabyibuka last ahubwo mu kwa 3 hajemo covid ni byose bitabifunga birahagarara natugeraho ukuntu ingaruka kuri twe tubyina ukumva kuri twe tubyina ariko nje nakomeje ndapushinga ari ukuntu abantu kera bajyaga duseka ngo ibyo bintu ngo mukora byo kuri social media ngo ayo makava yanyu ngo mamushaka kurya abana ngo ibiki ariko covid nyine corona yerekanye ko niba utazi gukoresha social media cyangwa udafite nyine connection kuba ari danger nyine muri covid habayeho nyine ndi umugabo kwirwanda urumva nakoraga utuntu kuri social media abantu bo hanze abanze b'u Rwanda bakamafaranga bakora tuvideo twanjye twamakava ama challenge n'abakorera nishyura inzu nkarya mu kwa 3 njya mu nzu nini mu kwa 5 njya mu yindi nzu nini ngenda nzamuka gutyo support ndi nyenyine n'indi support y'abashiti banje bake nibyo biraka ku kazi nagendaga mbona ko umuntu agenda akora akazi kenshi ndiyubaka kugeza aho ngaho nageze nyine afite titi rya jambo yambwiye uzanshimira namujyanye kumugurira inkoko ndavuga ko kandi koko abimbwira nararaka navuze umutipe asigaye yiyemera umutipe wanze ko tubana kandi yarangiriye inama ya nyayo inka yari amaye urufunguzo ambwira ati genda kwibana wipape wimame nibwo uzamenya ubwenge kandi koko ndibuka mama apfa ari umusaza kwa kundi umuntu wapfuye nyine wabizi imiryango y'umuntu yapfuye abantu benshi abaje yigeze kunjyana gutya inyuma y'inzu ambwira ibintu nababaye byataye tuvuye gushyingura amakuru kuri muri gukaraba arambwira ati Imana ikunda imfubyi ndishima ariko arongera arambwira ngo ikindi cyakane nshaka kubira mu gihe ukiri ku isi uzaba uvunitse uzarya wavunitse kuko uri imfubyi ibyo bintu birambabaza binangorana ariko wumva ari nkago akujombe kandi koko ibintu yambwiraga nibyo yaravugaga ati ugiye gusigaye nyine ugiye kuzawirebera albina kwibana wikorera everything kurya kwambara none twe kubera itazamo n'ibintu byo kubyina ngo nibyo ubustari kubugaragara abantu benshi bakubona bakureba ibintu byose bayemoye urya gute byansaba nyine gukora cyane no gushaka ibintu byinshi cyane urumva narakomeje ndakora cyane Imana igenda ibimfashamo bigenda bigerwaho kabisa paka from now nta muntu wigeze anshishamo ijisho cyansebe mu mutwe pe cyanyumvira ubusa ahubwo mpise mbyibaza ntabwo uri umwe mu bastari navuga badakunze gusohoka cyane kugaragare ngaho mu mapati ngaho mu biki niko witereye nuko kuvuga ngo uri kwibana uri wenyine ni kuteye n'ubusanzwe no kubera iki yanjye ahubwo nicyo kindi kintu abantu benshi nyine bajya bambaza cyane n'abandi batabanzeho njye ntabwo nkunda ibintu byo gusohoka ntabwo nkunda ibintu byo gusohoka cyane ntabwo ngiye mbikunda pe hari n'igihe najyaga nkorera amafaranga najyaga nkorera amafaranga menshi mfite nk'ibihumbi 300 cyangwa 400 kuri konti yanjye ariko natakifata ngo ngiye ngo kurya pizza ngo ngiye kurya hamburger urumva muri ibyo ngibyo nyine urumva ngiye ntabwo nkunda ibintu byo gusohoka ntabwo ari ibintu byanjye bimbamo nyine nkunda kuba nibere mu rugo loki nkabyikorera mu rugo nta muntu wapfa kubona ngo nasohotse niho nsohoka na wenyine hagataho hahise hazamo ikintu nagiye numva abantu benshi bavuga bati wowe na Titi Brown kuko nimwe muvugwa cyane muri iki gihugu mu kubyina abana bo mu bakire niko bavuga abakobwa bo mu bakire mwari abamazi nese ntitubese kuri legacy ni ukuri bimeze biti ibyo bintu warabyumvisha bakubwira ariko abana b'abakire muri amazi kuko usanga ari nabo bakurikirana izi ndirimbo zigezweho ugasanga nibo bafite ni internet yo kureba n'ama MBs yo kureba video wasohoye YouTube n'iki kuki ari byo byavuzwe cyane byari byaragenze gute niko ko mwari mubarimo abo bana isura namufite umukopine how did it go okay ngiye first of all urumva ibintu byo kubyina nyine navuga ko umubare munini w'abakunzi bacu abafana bacu ni igitsina gore n'abakobwa nyine niyo badukunda cyane rero nyine urumva ntabwo navuga ngo naho mu bakire gusa urumva umuntu wese nka kera wenda niho wasangaga hano mu bakire badukurikira kuko twabyinaga mu bigo by'amashuri mu event az'abantu wishoboye ariko kubera hajeho social media n'umuntu wo mu ntara arakureba akakwishimira ibintu ukora ibikorwa byawe navuga ko ibyo byagiye bivugwa ariko umuntu amenye ukuntu abyitwaramo ari n'ahantu wajya abona mbyina n'abakobwa cyane akavuga uriya mutipe ni indaya abana aramaze ariko wapi ngewe menya ukuntu byitwaramo nkamenya uti ni umukunzi
ya ariko from now na girlfriend ifite icyo cyose cyenda numvaje undi single kuko nibyo bimpaye amahoro. Wagize benshi Jojo? Naragize girlfriend benshi sinjya nanabibuka kubera ari benshi ariko nagize benshi ariko yari iby'ubu play ariko abari serious ni nka batanu ariko njye ibintu byanjye ntabwo ndakubishya public ni nka babiri cyangwa umwe uzwi ntabwo njye ibintu byanjye ndakubishya public nkunda privacy cyane ya kumva ubu ndi single kumva kandi umuntu ari n'amakesi agenda avuga ngo y'abana bato under age menya ukuntu nzitwaramo ndayige sinzi kunda ntabwo bako under age ntuzikunda. So Jojo hari ikibazo cya under age nta kintu wigeze uhura nabyo kuko urabona abafana bawe benshi bari bakubiye mu bana bato n'ubu ngubu kandi ab'urubyiruko nyine bakunda dance nta bibazo wigeze uhura nabyo ngo umuntu agotereho itiko atari kusobanura bamaze bigenze bite? ya nibyo ibyo bintu byagiye bibaho urabona ngiye sikukubeshya niba ariko nenda nari ndi umwana kera nanjye nakundaga abana bato sikukubeshya pe ariko ari kese yigeze kumbaho iti mfungura amaso nyine numva mbe ntabwo najyaga mbyitaho ngo menye ibintu by'imyaka ari kese yambaye 2019 urumva shize igiye gushira 2 years n'abana b'abakobwa babyina ari ikigo bigaho nawe ndakimentioninga urumva ku ndirimbo yo kubyina baranyandikiye kuri Instagram nabo babinsabye bavuga turashaka ko tuzakora video yo kubyina kandi ngiye navuga so kwikina ko kwikina no kuvuga ibintu bidahari nyine ni ngiye navuga ko ari ngiye mu byinyi wa trying kuzamura impano z'abakobwa babyina urabona kera kuna abakobwa makuru aboma video urumva urabona kera kuna abakobwa babyinaga bafata n'indaya nibagiye muri clip y'umuhanzi ngo doyananiranye ni bakoze iki bagaragaye mu mashusho ariko ngiye nagiye ngwana video n'umwana mukobwa buri mukobwa abona ko ashoboye kandi ubu nguri kugenda ubona ko ari kuza abakobwa benshi babyina yi ko umukobwa abona Jojo nakoranye na Albina nakoranye na Nadia kavuga nanjye akirekura kuko hano mu Rwanda tutakobwa benshi bazi kubyina ariko baba batagaragara babyinira iwabo nababishyira hanze nje rero ntabwo nari kubyanga havuze nareka supporting ariko nta kindi kintu nari ngamije pe uri kumva nabyo wangu guteretana kweri ndabenshi ari nk'abakobwa nk'icumi yari swadi y'abakobwa babyina yari genge babyina muri icyo kigo cy'amashuri banabyinana mu busanzwe nyine muri life isanzwe dupanga video dupanga foto twari tugiye gukora none turayikora none after ukuntu tugiye gutaha navuze reka dukora akaboro ko gutwika indirimbo ya Deben cyashya yari nyine yitwa Vazi ubwo abantu nyine banazi ya video bwa bayimenye nyine ni bya kera turagakora ka video ngiye numva nta kintu bitwaye ndagapostinga Ben agashyira nandi benshi bagenda bashyiraho kana trendinga cyane kuri social media urumva bigera muri famille bigera mu kigo cy'amashuri kandi ari ukuntu abyeyi babashaka na security y'abana genda byumva cyane ko nabinyuzemo biragenda bibadanje birakomera baramamagaza njya ku kigo cy'amashuri bambaza ukuntu twahuye baravuga se gutya na gutya urabe abantu mu bakiri ntabwo bashaka ibintu byabo bijyanze shaka bisa turaganira nsaba imbabazi nandika n'urupapuro ko gusaba imbabazi ngo ko nazongera no konge no kuva contact nabo nyine tutazongera guciringa kuruva nagezeyo bambwa imyaka yabo ndatungurwa numva ni imyaka 15 14 ngiye kandi icyo gihe nafite nka 19 baravuga ati ndabaruta ngo mbarusha ubwenge kuko nakoresha nawe no wabinsabye baravuga ati wapera gusaba uburenganzira urumva ikibazo cyawe ngo niko natasabye uburenganzira ababyeyi n'ikigo kandi koko nibyo niyo mpamvu natigeze bisa numvaga ntacyo bitwaye ko no wabinsabye ko nanjye mbagana nayo kujya kubasaba ariko kurundi ruhande birumvikana niyo security y'abashaka ibintu bikorwe bizi babizi neza ko harimo n'abana bafite ababyeyi bakomeye cyane nsaba imbabazi na video nyisi abantu hose hashoboka yari iri ndavuga kuva icyo gihe ngo nese mvuga ati abana bato au revoir bye icyo gihe ndabanza nkwana na Albina wanjye mukuru kumva nandi bakobwa bakuru barangije high school twanaganire niwe wabizi nyine yabyubashye cyo ko repetira babizi bamenye niyo mpamvu nase ndangira kuzangira aba dance partner ariko mbere nakwanaga n'abakobwa bose mbonye ariko ntabwo nyikore yabinsabye ngapfa gukora aho ahitazamo noneho akabazo twenda no kugana ku musozo wowe nka Jojo uko biri kose abantu kuri Instagram akwandikira ku ma message n'ama email ni benshi ni gute managinga abafana bawe se hari ahantu bahuriza hamwe se niyo bakwandikira basubiza bigenda biti navuga ko ahantu ngira message cyane ni kuri Instagram ko nizijya no muri message request birangora pe gusubiza birangora no kuri WhatsApp birangora nawe ngiye nicyo kinjya ni blaming nawe njya nsubiza ariko sukuvuga ngo ari kwiyemera abantu bafata nko kwiyemera none ajya kuvuga ati ngo ukwiyemera ngo gusubiza abantu kuko kera njye narajyaga nsubiza kuko nabaga afite ibintu bike
managing niba ari abantu 150 nkabamenye uko bavugisha ariko nko kuri WhatsApp usanga ufite message zirenga 3000 Instagram message ari nyinshi uriko ngoze video cyashya ari nyinshi cyane ana appreciatinga unashaka gukora akazi unashaka kugira inama unashaka kubwa kosora n'abaguca intege ntango babura abayetaze urumva ariko abari bake urumva ko akeza tu karigura kananivugira ariko menya ukuntu nyine ngerageza gusubiza iby'ingenzi hari nka group babahurijemo se y'abafana bawe ntago byakunda ni benshi cyane yawe kuko abantu baba barenze nk'igihumbi cyabira abantu bari benshi cyane baragukurikire ahubwo ndashaka kuzakora ari nka fan page mfite kuri Instagram account ndi ku ruhande cyane kuzajya umwana uyikoresha agashyiraho ibintu byanjye bindi nashyira kuri IG yanjye ntabwo ari yangira ni akazi ndayubana gupfa gushyira ibintu byose mbonye yari no gushyira ibintu by'akazi kwanjye ko na akazi ntabwo ngiye nyiri kuri ya level ngo ni gutwika ngo ni ushaka gukanga no ko nibyo binyinjiriza hariya ndashaka kuzakora nka groupe nanone yindi ku buryo twajya duhura njyane kubipanga ku buryo nda ibibazo byo pandemic bishizeho nagira fan page yanjye abantu banjye niba batari benshi cyane ariko abantu banjye tukazadura tukaganira ko ari umuntu wifuza kuvugisha ariko akwandikira n'umusore cyari buzanaguhera ariko ngoze nk'abo bantu banjye ba hafi kuko nkunda no gukora ama-challenge menshi yaba ari mu idasanzwe cyangwa competition byajya bimfasha cyane definitely hanyuma dusoza Jojo niziye movement ufite muri 2021 urazamutse umaze imyaka hafi 10 irenga ukoze ibikorwa urihanganyura hatanye n'iki ko biri kose uri mu bantu bahora bafite projet bavuga ati ndakora iki next niye projet wavuga ati ngi no mucane ko maso hagiye gushya cyangwa se niyo nshaka ko mumfashamo bafana banjye navuga ko ama projet bari menshi kuko aho twavuye ni kure ni naho habi ariko aho turi kugana muri dance career no heza kuko umuntu aba yarakoze cyane ari nacyo kintu abantu batajyamenya ukuntu umuntu aho ubona ugeze kuri step ishimishije kajya byarikoze cyakajya ingakado cyakajya nk'umuntu waje aragutera gushyiraho ariko twaravunitse cyane ko umuntu ageze hano ndashimira buri mubyinnyi wese wo mu Rwanda yaritanze pe abarya shyireta fa n'abaretse kubyina ngenda ndabuba cyane bakuru bacu wese abaritanze kujya dance nyarwanda bigeza ku rwego rushimishije urabona ko dance anasigaye bayikunda irubashywe mu Rwanda kubera ibyo bikorwa byose byano batandukanye nyine ndabishimira Imana cibina na buri wese witanze ko ari nta n'uwa baritanze kuba ibintu bigeze hano nyine yanavuga kandi bavuga utazava namenye yaje rero kubera nzi ko navuye hano hakomeye cyane banaragize ibintu bigoye mu kubyina sinabyifuriza abana ari gutangira kubyina ubu ngubu ndaba ko projet ni nyinshi ejo bundi nzajya muri Tanzania nzajya muri Tanzania nyine ibintu byanjye muri private ntabwo kwishyira abonye mbagira ngo bikorwa byivugira amagambo make abantu umutsungurano abone yagiye hanze Burayi rero umuntu afite temu nini ahantu turi gukorana n'abantu banjye bafi ba family turi gufashanya mu bintu byose bishoboka kabisa navuga ko nzatanzania tuzana nabyo muri Wasafi ngo muri make ntabwo ducitse ntabwo ari kwa kundi umuntu aca Tanzania akahita agwa Canada nzagaruka sinabigenza nzamara ariko ntabwo nzataye cyane kugira umuntu nawe narabyinnye babyina Diamond wo muri Wasafi tumenye turebe icyo baturusha tugira inama kandi amavideo umuntu anenjoyingemo ukuntu ko munakubwiye kwambara kaga kabutura n'agasengeri ku mazi ariko mite ngaruka izindi projet abantu bazajya ndazimenya gake sama yaje ibikorwa ni byinshi cyane barabizi mva babyitege kabisa imbere neza cyane no cape no bam shit definitely hanyuma hari ikintu nkunda kubaza abantu hano kuri Legacy TV niki mu buzima gituma ubyuka buri munsi uvuga uti ngomba gukora kandi nkakora neza ubwo niyo motivation yawe hari abantu bavuga ati wenda ngiye motivation yanjye no kugura imodoka motivation yanjye ni iri jambo umuntu yambwiye wowe niki gituma everyday uvuga uti ngiye nka Jojo Breezy dance mbyuka kubera iki kintu nkora kubera iki kintu niyo logo y'ubuzima bwanjye niyo motivation wowe yawe ni ngewe ikintu kimotiva cyangwa ikintu gituma nishima cyangwa gituma nyacika intege cyane amabara ngewe ni ibintu bitatu nyine bigize nge cyangenderaho cyangwa nubaha in my life ikintu cya mbere ni kwa ngewe nkunda kuba real kuba ngewe burya niyo mbyutse arukundira mu kirahuri mwibwira amagambo meza ngavuga Jojo uri mwiza ya magambo hano wenda tujya kubwira cyangwa utakumva
Jojo uri mwiza, Jojo urashoboye, Jojo ufite imbere heza, anyespiranye na motive. Ndi motiva nkaba Rio, ntabwo ngiye ngunda kwishanya kwerekana ko nari ibintu byo ku pretender no, ngunda kuba ngewe. That's why Jojo tutajya usohoka, ngiye nk'ubu sindajya muri arena kandi ntabwo babyemeye. Arena Kigali, arena sindinjiramo. Kuko ngiye ukuntu neye nkunda gukora ibintu nkunda bindimo, ntabwo nkora ibintu ngo niko kanaka yavuze yakoze kuba Rio rero nibyo bimfasha nabyo nkunda nyine. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ngiye sinya ngivinga up, arye mbyuka nababaye kubera amateka umuntu baranyuzemo cyari nk'ibintu byambayeho, ariko nakwibuka ijambo never give up kongera ikankomeza. Kandi uko umuntu abageze hano niko umuntu abataracitse intege, ababyinira bizidura n'ibishuko byinshi n'ibigusha byinshi, batuvuga amagambo menshi amabi ibiki, ariko nkavuga I can't give up, kumva ngavuga ndashoboye kandi imbere ni heza nyine. Kumva icya gatatu navuga kabisa ko ari patience, kabisa kwihangana. Kwihangana kuko uyu munsi ni umeze neza, ejo umeze nabi, umunsi umeze nabi, ejo umeze neza, ugerageza kwihangana ku bintu byose bikora. Njye ahantu byageze burano wo kuba ku muhanda, najya nko inshuti yanjye ngacunga bwije ngahita marara, saa sita nkajya gusura abantu batetse ngahita ndya. Byageze no kubona igiceri cy'ijana aba ari danje, ncika intege ndavuga se mve mu ishuri ntiyahure njye, ariko umutima urambwira ati komera bizashira. Uwihanganya kamishasha. Kandi baravuga umuntu unyura mu bikomeye aba umuntu ukomeye. Rero nibyo bintu ngiye bimfasha ubuzima bwa buri munsi, niyo mpamvu ibintu byose byambaho. Ubupfubyi ni ikintu kigora kucyakira cyangwa kukibamo, ariko ari n'abo baravutse batazabyeyi babo, ariko njye narakomeje ngumana izo motivation zanjye mbigenderaho kugeza nanjye kandi sinakira mvuge nageze kuko ndacyafite urugendo runini, kandi ibindi bizaza ko naho ngeze sinzi ko nzagera to ndashimira Imana. Hanyuma Jojo tugushimira, hari akantu k'amatsiko uravuze uti kwireba muri miroir. Hari abantu bakunda kuvuga ngo hari abasitari bakomeye usa nabo, Bruno Mars, Chris Brown, hari undi ni Justin Bieber. Nibyo usa nabo cyangwa basa nawe? Bo basa nkanjye. Haleluya. Hanyuma Jojo dusoza, uri umuntu ukunze kugaragara kuri abantu ba blogging abarenze badekata, abantu batanabasha kugeraho byoroshye niko navuga. Wowe wabahaye iki? Wabahaye iyo shashi, wabahaye inka, ni kubera icyo bageraho wowe bigenda gute? Ambo navuga ko abo nyine barumbaje Kasuku Dekati ntabwo tuvugana kuri Instagram, wenda ngiye mfite igikorwa gishyashya cya mu busanzwe, kuko bari batipu urabona ukuntu aho bahinduye game akangira inama akavuga kora gutya na gutya, ariko Dekati ntabwo tuziranye cyane, ahubwo navuga ko ikintu cyiza kirivugira. Ubwo uvuga ngo ukora ibintu byiza, ngiye nkora ikintu cyiza yagishima akagipostinga kuko afite abantu benshi cyane, akaba yamamaye ko bari creative. N'ubundi iyo umuntu akora blogger ugomba kuba creative, ukaba ugakora kino na kino. Ntabwo ko nabo ni abantu badufashije cyane, kuba umuntu ageze aha ngaha nabo badufashije cyane kabisa, cyane Dekati, ndamushimira cyane. Respect to him. And dusoza no kuri legacy n'iki wavuga? N'iki wabwira abantu badukurikiye, abafana bawe se aba haters bawe bose in general bakubiremo? Kandi nawe aragutwikira. Abafana banjye ikintu nababwira, thank you so much kuba mwanyakira hano kuri Legacy TV. Namwe kabisa courage, TV ndareba ibikorwa byanyu ndabibona, courage kabisa, komeze tuzamure nyine ino industry. Abafana ikintu nababwira kabisa no komeza kunsupportinga, kumfasha gusharinga ibintu byanjye, kuma my idea, kumfasha buryo support yose, help umuntu wese yagwa, ntabwo yaburi ikintu igufasha, yakomeza supporting yambe hafi, ibyiza biri imbere. kandi ubu nibwo tugitangira nyine aba haters zero kano kantu unlike ntabwo dukora, ariko nabona abashimira kuko ngewe ntabwo ngiye ndashaka aba new haters, kuko abambere babaye abafana banjye, ndashaka abandi bashyashya. uwo ni Jojo Breezy dancer mu muzi mu bikorwa bigiye bitandukanye, mugende mu following ibikorwa bye. Nimba wakunze ikiganiro twagiranye nawe, nakagaruka tumukurikira tureba projet ziri imbere. Hanyuma iyi ni Legacy TV, mwe muri kumwe nanjye Albina Cine, Queen of the Mic, the good girl and the city queen, muri money cyangwa business. Legacy TV, be all in or be nothing at all.